Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 12. Yesu asobanura uburyo isabato ikwiriye kuziririzwa. Nuko icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato. Abigishwa be barasonza, batangira guca amahundo barayahekenya. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato. Nawe arabasubiza ati, mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari kumwe? Ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya cyangwa abo bari kumwe, keretse abatambyi bonyine. Cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Iyaba mwari muzi ukuri ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo, ntimwagaya abatariho urubanza, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato. Avayo ajya mu isinagogi yabo, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati, ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Yesu abimenye arahava. Abantu benshi bajyana nawe, abakiza bose. Arabahana ngo batamwamamaza, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, dore umugaragu wanjye nkunda natoranije, umutima wanjye ukamwishimira. Nzamushyiraho umwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, ndetse no mu nzira ntawe uzumva ijwi rye. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, kugeza ubwo azaneshisha gukiranuka kwe, kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Yesu akiza umuntu wari ikiragi akaba n'impumyi. Maze bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni, arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo, kandi arahumuka. Abantu bose baratangara baravuga bati, mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli, umutware w'abadayimoni. Amenye ibyo bibwira arababwira ati, ubwami bwose iyo bwigabanyije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyije ubwabyo ntibigumaho. None se Satani niba yirukana Satani, ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Belizebuli umpa kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari we umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko ari bwo yabona
uko asahura inzu ye. Uwo tutabona ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi. Kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mwa bana b'incira mwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mutima nibyo akanwa kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibiba bikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Yesu yima abafarisayo ikimenyetso, nuko bamwe mu banditsi n'abafarisayo baramubaza bati, mwigisha, turashaka kureba ikimenyetso kiguturukaho. Nawe arabasubiza ati, abantu b'igihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazahabwa keretse icy'umuhanuzi Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ab'i Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka, babatsindishe kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona. Kandi dore uruta Yona ari hano. Umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka, abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo. Kandi dore uruta Salomo ari hano. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjiramo bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba ku b'iki gihe kibi. Bene wabo wa Yesu akivugana n'abantu, nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Umuntu aramubwira ati, nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Nawe asubiza bimubwiye, aramubaza ati, mama ninde na bene data ni bande?